mukuru wacu wo kwa mama wacu niho nagiye kuba mu icyo gihe cyanjye ariko nabwo ntabwo navuga ko nahagiriye ubuzima kuko ni ahantu byabaye ngombwa ko nagiriye uburibwe cyane. Gute? Nta cyizere cyo kubaho nabonaga cyari gihari, wenda nakavuga ati kazapfa nkuko n'abandi bapfuye kuko byaje kurangira binabaye gutyo, ararya ararangiza hose ararangiza. Naho rero ubuzima bwatangiye kunkomerera ubwo nabaga ndi mu kigero mu myaka 7-8 gutyo, niho nari ntangiye guca ubwenge. Akimara kunyirukana hose ubu nkagenda nkarara aha naramutwaje anyitegereje abona ukuntu meza, aramubwira ese wakana we bite ni byiza, ese makuru ni meza, ese ko mbona ugiye gupfa n'inzara. Umubyeyi mbona agize impuhwe nyinshi cyane, abamama Imana ijye bamugisha. Ntekereza ko abamama bareba kure cyane. Twageze mu rugo rwe natuye bya bintu ariko ngo uretse kugenda numva icyo gihe yari bumpe nimba ari 30 sinibuka neza, ariko yahise ajya mu nzu areba ibyo gutya asanga babimaze. Yaragiye azana udushyimbo, ibishyimbo batetse, amenjagira haka amunyu, arangije arampera, zangije arambwira ngo unywe n'amazi ntacyo uri bube. Ndabyibuka ntago nimukaga mu mwaka wa mbere kuko cyaje kugera biba ngombwa ko ikigo kivuga ati uyu mwana rero kuko nta mwenda w'ishuri nagiraga, icyo ni kimwe, sinishyurirwaga ishuri, icyo ni cya kabiri. Tike primaire barishyuraga, icyo gihe barishyuraga nubwo ntabasha kwibuka ngo bishyuraga ngaha ariko yaratangwaga. Gusiba buri munsi, nasibijwe n'iki gusigarana wa mugabo ntiyashaka ko niga. Ariko ikintu cyamfashaga mu buzima bwose, haba ni mu nkoni zo kwa muramu wanjye, ikintu cyamfashaga iyo nageraga ahantu umwana bari kumuhana ababyeyi be. Noneho abanyururu b'icyo gihe ntekereza ko ubu ngubu sinzi ko bishoboka, kereka ari Imana yashatse gutunga nk'uko yahantungiye. Birashoboka ku Mana nta kidashoboka. Njye natunzwe narezwe na gereza niyo yangize umusore, kandi intunga ndafunzwe. Gute rero warezwe na gereza niyo yakugize umusore igutunga udafunzwe? Narezwe na gereza, narezwe na gereza. Turabasuje bakunzi ba Irakura TV, nk'ibisanzwe tubazanira amakuru, ubuhamya bw'abantu baba muri gospel cyangwa se abakristo, abavuga butumwa n'abandi bantu bafite ubuhamya bwafasha abantu benshi. Uyu munsi ndi kumwe n'umupapa, murabona we yambaye neza, arashima Imana. Tugiye kuganira ni numwe nk'abantu basanzwe badukurikira kuri chaîne yacu, ni mwe mu bavandimwe ba mama Byiringiro. Murabona ni musaza we, twaraganiriye ko basigaye ari imfubyi, uburyo batandukanye. None twageze amahirwe turaje tumuganirize atwibwirire ubuhamya bwe n'ibyamuteye gukomera, se nta masengesho menshi cyangwa se hari ubundi buryo yakoresheje kugira ngo bifashe n'abandi bantu bari mu buzima nk'ubwo yaciyemo cyangwa se bakibucamo n'ubu ngubu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Batanya mutwibwira amazina. Amazina ni Sindayiheba Innocent. Sindayiheba Innocent. Uvukana na Byiringiro? Turi babiri, turavukana, twasigaranye turi babiri. Niwe muto? Nigiye muto kuko wari munsi yanjye we yarapfuye. Urumva ninjye usigaye ninjye muto kuri we. Wambaye neza, uragaragara neza pe. Murakoze. Akenshi ku buryo iyo uvuze ngo ubuzima mwaciyemo, wowe iyo wirebye ubu ngubu n'ubuzima waciyemo, ushima Imana bingana iki? Nshima Imana cyane, kuko ntabwo navuga ngo uko nsa ni jyewe wabigizemo uruhare, kuko nta ruhare ni Imana. Biri muri bya bitangaza Imana ikora muri ya mirimo yayo, kuko ku rwanjye ruhande nakagombye kuba ndi no ku muhanda, ariko
iyo bivuze n'undi akabigira uko abimbwira bituma ndushaho gutekereza kuri ya Mana yakoze ibyo ngibyo. bigwiziye imbaraga Bimpa imbaraga cyangwa se ikihe cyizere? bimpa imbaraga zo gukomera ku Mana, nkarushaho gukomeza kuyiringira no kwizera ko Imana ishobora byose, ko ari Imana iba umubyeyi aho ababyeyi batari. Bigatuma nkurwa n'urukundo rwayo, nkumva ko ifite urukundo rwinshi kuruta urw'abantu baduha. Yes, turakomeje no ku bantu batabonye ikiganiro twatangira inyuma twivuga tutanga ubuhamya cyangwa se uva imuzi n'imuzingo ubuhamya bwawe tubwira abantu, tubusangiza abantu, noneho tugende tuzamuka mu myaka iyi ngiyi turimo duhereye wavutse muri 91 mu 91 wisanzura imfubyi mu gihe nabashije kumenya ubwenge nari imfubyi, ariko nabwo nabashije kumenya ubwenge uwo mbona ari mushiki wanjye. Aho ngaho none nabashije gutekereza nkabihuza n'ubuzima nari mbayemo, ngasanga ko butandukanye n'ubwabo. Yari mukuru kuri wowe? Yari mukuru kuri jewe. Umufataga nk'iki se wowe? Nk'ibibazo wamubazaga ni nk'ibihe? Hari igihe nagiraga cyo kumubaza, navuga ko nakuze mbere, niko nabivuga, cyangwa se nakuze vuba mu mutwe bitewe n'ibyo nabagamo. Namubonaga nk'umuntu mukuru kuri je, nkamubona nka mama, ariko kandi nabwo nawe nareba ibyo turi guhuramo ngasanga ntafite uwo bitakira, nkagira n'igihe mbigira nkabiceceka bikaba ibyanjye. Namufataga nk'umuntu, kandi n'ubu ngubu namufataga nk'umuntu. Ibibazo by'amatsiko wamubazaga ni iki? Ibibazo by'amatsiko namubazaga akenshi cyane ku babyeyi, nkagira igihe kinini cyane kuki twe tubitameze gutya, kambwa nuko twisanze nuko biri bizarangira, nkabona arakomeye, ariko nabwo nareba ubuzima twabashije kubanamo, byari bigoye kubona ejo hazaza. Byari bigoye kubona ejo hazaza, ntago nari mpazi, ari kuri we njye sinitekerezagaho cyane, nagiraga impuhwe ze cyane. Kuko njye naravugaga ndi muri ibi, ariko nareba ibyabayemo nkumva njye ubwanjye sinitekereje. Tuganira mu mama Byiringiro mu myaka 10 yari imfubyi, nibwo yatangiye kuza i Kigali akaba umukozi wo mu rugo mu duce twinshi dutandukanye mu Rugunga za Remera. Ese wowe ku myaka 10 ubwo iki gihe wari ufite imyaka ingahe? Mu Byiringiro afite imyaka 10. Kuko nabashije kumenya ubwenge mu myaka yanjye iri mu kuko ubwo icyo gihe yari iwacu bikimara kuba nk'uko mwabyumvise, tukimara biriya byo kuba bakimara gutera grenade mu rugo, bakimara gupfa, mushiki wanjye twabaye nk'ababurana ubwo ngubwo. Biba ngombwa ko we aza gushakisha ubuzima inangaha. Muri kwa gushaka icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wowe? Kuko njye ubwanjye nakuvuga ko natangiye kumenya imyaka yanjye nk'umyaka, kuko mu myaka 5-6 gutyo niho naba naratangiye kureba iby'isi, nkumva ko nyine ni ikintu nibutse, nkumva kiracyandimo n'isaha, kuko urumva iyo myaka yose yari imyaka yo nakagombye kuba mfite umuntu uri kundengera hafi, ariko ndi kwimenya. Ako kana kakuriye hano, urumva ibyo kagenda kabona byose biragorana kugira ngo kazabyakire. Noneho mushiki wanjye rero, nge nibuka ko mu kubonana kwanjye nawe twabonanye, twatumeze nk'abana mubuze, uko nge numvaga ko hari ntawe n'ukiriho. Igihe nazibagirwa ni igihe naba naramubonye, nakambwira ko avuye i Kigali. Kavuye i Kigali? Kuko wabaye umunsi udasanzwe, numva mbaye nk'uwishimyeho, ariko noneho ni muri icyo gihe niho nabashije kumera nk'umuntu wongeye kuvuga ngo mbonye umubyeyi. Ariko n'ubundi ikindi kibazo nuko yaraje ntaho nsanze. Ni bwa buzima bubi twabanyemo rero ngaye nguko.
wabaye wagiraga ahantu uba wenda muri famiye cyangwa se byagendaga bite kunyine tugiye dusangira urugendo rwawe rwo kugira ngo ukure uve ku myaka runaka wabaga he byagendaga bite mu bijyanye no kubaho kurya aho kuryama kuko iwanyu bari barateye grenade byagendaga bite bakimara kudutera grenade ubwanjye hari mukuru wacu wo kwa mama wacu niho nagiye kuba mu icyo gihe cyanjye ariko nabwo ntabwo navuga ko nahagiriye ubuzima kuko ni ahantu byabaye ngombwa ko nagiriye uburibwe cyane gute kuko we icyo yashakaga ni ukumva ko bitekereza kandi nako byagenze ko hari ukumva ko twese twarangira agasigara nawe kuko n'ubundi yari yaratangiye kujya agurisha yumvaga ko mwese mwashira kugira ngo asigarane ya mitungo ariko nako byaje kurangira byarangiye n'ubundi kanyirukana nkavayo kanyirukana nararaga ahantu henshi hatandukanye ariko ubwo byo byose bikaba ari ukugira ngo bigire gute ari ukugira ngo twe ku bwacu cyangwa se njye kurwangira iruhande nyine kuko nta cyizere cyo kubaho nabonaga cyari gihari wenda nakavuga ati kazapfa nkuko n'abandi bapfuye kuko byaje kurangira binabaye gutyo ararangiza hose ararangiza noneho rero ubuzima bwatangiye kunkomerera ubwo nabaga ndi mu kigero mu myaka 7-8 gutyo niho nari ntangiye guca ubwenge akimara kunyirukana hose ubu nkagenda nkarara naje kugira igihe kimwe ndagenda njya ubwo ariko byaje kuba ngombwa ko mushiki wanjye duhura mushiki wanjye ajya gushaka agiye gushaka urwanjye iruhande numvaga ko ibyo byose tugize gute ubuzima bubonetse aho ubwo mushiki wabashatse ubwo yarashatse numvaga ko ubuzima tububonye yarambwira ati ubwo akugira umvuga ko rimwe na rimwe wajya ujya kuba kwa mushiki wawe ahubwo niko byanagenze kuko nawe yabonaga ndafite aho kuba yarambwiye ngo ino tubane bigize umuryango noneho nagezeyo muri ya myaka yanjye nkubwire ngo iyo wavuga cyane kugira ngo muri ya myaka yanjye niho nabashije kugirira ubuzima bugoye mbasha kuba nanatekereza ko habayeho na bimwe mu bikomere naba mfite ku munsi wa none byaba bituruka kuri urwo rugo noneho ubwo igihe cyarageze ntangira ishuri nk'ibisanzwe ariko nabwo sinaryiga nabwo ari mushiki wanjye uvuze se uzabaho utazi gusoma no kwandika jya mu ishuri wige ntibyakunda umugabo yari afite ndabyibuka ntago nimukaga mu mwaka wa mbere kuko igihe cyaje kugera biba ngombwa ko ikigo kivuga ati uyu mwana rero kuko nta mwenda w'ishuri nagiraga icyo ni kimwe sinishyurirwaga ishuri icyo ni icya kabiri igihe primaire barishyuraga icyo gihe barishyuraga nubwo ntabasha kwibuka ngo bishyuraga ngaha ariko yaratangwaga gusiba buri munsi nasibijwe n'iki gusigarana wa mugabo ntiyashaka ko niga kuko ndabyibuka cyane nagiye ku ishuri nta kaye nagiye ku ishuri nta n'igihe ku gihe nzi twamaranye ndetse umunsi umwe nabwo musanze aho yari aryamye ndamubwira nta bike mfite yo ku ishuri ngo n'ubundi wanyigiraga akura bike yari afite niwo munsi nicyo kintu kinuka amabiki iyo ngiyo yari igice hanyije barayimpaye ndagenda ajya ku ishuri noneho iyo bike nibuka ko bigere hagati hamubwira ati ntuzongere kugira icyo umbaza kijyanye n'ishuri uwo mushiki wanjye nta kazi yagiraga ku buryo namubwira ngo mpereza njye ku ishuri aho hantu iyo mpatekereje urwo rugo nta bikomere bihambaye nagize hanze nk'uburyo nayihuriye nabwo aho hantu kuko urumva nari umwana inkoni nakubitiweyo ntago njya mbikura ngo mbyumve nsanga umuntu akomeye
nakubiswe inkoni zitagira uko zingana, naraye hanze inshuro ntabara, abaturanyi baho bo n'iyi saha yo mpageze cyangwa se niyo tugizeho tuvugana kuri telefone bose ni ababyeyi banjye, kuko nta n'umwe utarariraga ku bwanjye. Bose baravugaga ngo uyu mwana azapfa. Ndabyibuka igihe kimwe aranyirukana, ubwo ukumva yaranyirukanaga nkaza rimwe nkarara inyuma y'inzu yaho. Ndabyibuka igihe kimwe aranyirukana mfata utwenda nta niyo nari mfite, ariko ubwo urumva ko biri rwose wabura niyo byaba ari ibyaye ntabwo wabura ipantaro bibiri ukorana, bikabanza ibyo gihe byari bikabutura ntabwo byacikaguritse. Nabwo aranyirukana mfata twa twenda ndushyira mu isashi y'umukara, nzamukana ku mashuri. Mwene wabo niwabereye nyina wabo bamwita hariho bita Jacqueline, hakaba no bita Saverina, bakoraga ku kigo cy'amashuri cyahabaga. Barangije baranyitegereza baravuga ngo ariko uyu mwana uriya mugabo agira gutya ashobora kuzavamo undi muntu, bikaba ngombwa ko uyu mugabo azajya ahura nawe bikamutera ikibazo. Ni amagambo yavuze ndi umwana muto ariko ansigaramo. Ubwo kunyirukana naragiye navuga ko nagiye mu muhanda, kuko nahise mvuga nti nta bundi buzima, nta kundi kubaho, nta n'icyizere nari mfite. Ndavuga najya ncuruza amashashi, amashashi y'umukara urayabona, najya nyicuruza ahari. Ubwo se igishoro ndagifite? Ntacyo nari mfite, ariko ko ndabaga mfite nk'igiceri cy'ijana nkavuga ngo ndarangura nk'eshatu cyangwa zingahe zaguraga 10, nindangiza bikanga. Ubwo nateragiranwa biza kuba ngombwa ko igihe cyaje kugera haza kuboneka umugabo, umusore, yari umusore, araza Cyangugu, arangije arambwira ngo sa mwana we kubayeho gutya wakujyana i Kigali, nawe kana gato cyane, kandi tugerayo akaba ari iby'umugisha uziga. Twaraje turuhukira mu Cyahafi. Icyo gihe ndabyibuka hari mu mwaka w'ibihumbi 2004 2003 hagati aho. 2003 turaza tugere mu Cyahafi, ntangira mbayeyo, ntangira kugira ubuzima mbega rwa rukundo ntigeze mbona rw'imiryango, rw'inshuti, rw'abavandimwe, ntangira kuruhabwa. Ariko icyo gihe mu kuzanwa i Kigali njyewe byasaga nkaho mushiki wanjye ubwo urumva ntitwatunaherukanye, byari birangiye kongera kubonana nawe ubwo, ariko nzanzi ko musize mu bibazo n'ubundi, nzanzi ko musize mu bibazo. Icyo gihe nta na telefone nagomba kuvuga ngo ndayifite ndamuhamagara, kuko nawe ntacyo nari kumuhamagaraho. Ariko nabwo nsubiye inyuma gato, mu byo uriya mugabo yanyigishije inzara. Yanyigishije inzara, menya ko inzara iryana. Kuko ndabyibuka nk'iyo najyaga kumureba ngo naduhe rasiyo yamaga 500, akambwira ngo we na mushiki wawe yarye kabiri iminsi 2 cyangwa se n'iminsi 3. N'igihe yayahaga ntabwo yayahaga we. Ubwo nashobora kujya kumureba, urabona ko akundi umugabo watasize rasiyo yakoraga ku mashini zisya imyumbati. Nabangiye kumureba nka saa 9. Ubwo nagombaga kuba ndi buhave saa 12:30, ariko ndeba ndaho ngaho azanyuraho saa 12:30, arangira akaza akira mu yarya iminsi 3 cyangwa se mu yarya, byaterwaga. Ubwo yavuga kabiri byabaga ari byiza cyane, akanyuzeho. Ubwo icyo nahigiye cyo ni inzara no kwihangana. Ubwo byaraje rero, ubwo nari ngarutse ndi Kigali, wa mugabo wa musore aranyakira, turabanye. Aza kugera igihe arambwira ati urabona buryo ki ubayeho, bibaye ngombwa ko ngiye gusubira iwacu. Yari umunyabutare, ngiye gusubira iwacu, ariko noneho buryo ngiye gusubirayo, ese uzabaho gute hano muri uno mujyi wa Kigali? Nambwira nti simbizi.
arangije arambwira ati wowe nta kindi narafunzwe, yari yarafungiwe muri 1931. Aho hantu iyo mpageze mbasha kwibuka, mbasha no kumenya, mbasha no gutekereza iby'urukundo rw'Imana. Ibyo Imana nta hantu itakurindira cyangwa itakugeza, ntaho itakugeza, nta naho itakurindira. Imana irahambaye, iteye ubwoba. Hari ibyo abantu tujye twibwira twavuga ngo turi kwicira inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko Imana ifite inzira zose. Ndabyibuka ubwo akimara kumbwira ngo agiye gusubira Inanga, agiye gusubira i Butare, byabaye ngombwa ko agenda, nyine turatandukana. Ubwo urumva nahise nyoboka kwibera mu muhanda. ni wese ujya mu muhanda. Ariko noneho ngatekereza ikintu kimwe, hari ibintu numvaga mu mutima wanjye, naravuga ngo Mana, sinari nzi n'ibyo mvuga, sinzigera nywa inzoga, sinzigera nywa n'itabi, kuko nabonaga ubuzima abandi babayemo bikantera ikibazo. Nabwo iyo nabaga ndi kuba nibereye aho ku muhanda cyangwa n'ahandi, natekerezaga uko ubwo buzima bumeze gutyo, bigatuma ntekereza cyane. Nimba navuga ngo ni ukwikunda, nkumva hari uko ntakwirekura, nkumva hari uko ntakwitwara, nkumva hari uko ntavuga, mbega nkumva hari n'abo tutagendana. Kugeza ubu navuga ko ari cyo kintu nkukiyemo, kumva ko nagira uko wa mugabo twaje kubana muri ubwo urumva mbaye ku muhanda, ariko nkabaho mfite nyine indangagaciro. Nkakugeraho waba ushobora kumbaza ati ese wari ubayeho gute? Nyine mu muhanda nyine wabagaho gute? Ngewe rero mu gihe tubona ko abandi biba gute, njye naragendaga nkakugeraho nkakubwira nti reka ngutwaze. Icyo gihe ndabyibuka Nyabugogo, hano hari rino soko ry'inyama, bacuruzaga amamesa, naho habaga agasoko gaciriritse. Agutwaza mpaye 50, mpaye 100 ry'icyo gihe yari menshi cyane. Kuko kugira ubone umuntu uguhereza iry'itanu nuko byabaga ari ibintu biremereye, kandi ibyo biro ntabyo nari mfite izo mbaraga zitwara ibyo bintu. Ngiye narebaga wa muntu utwaye twa tuntu uduto nyine two mu ntoki nkamutwaza. Ubwo nabamutwaje, igihe cyaje kugera, ariko nabwo sinzibagirwa undi muntu twigeze kubana nawe umugabo gutyo, bya bintu arambwira ati ngwino tubane wakana we, tukabana. Ariko nkibera muri bwa buzima bwo kujya gushaka ubuzima, nyine nkajya gutwaza abantu hanze aho. Nawe mpageze we nkaba nshinzwe nko kujya gushaka 300 ya buri munsi. Uwo 300 yabaga harimo ibiryo, amapura 2. Ipura yiwe narazaga nkamuhereza iry'itanu, nanjye ngasigarana iry'itanu. Uburyo ry'itanu nabaga ndi bujye nkagenda nkarya, ubwo kwari ukurya rimwe ku munsi. Ubwo nkagenda Nyabugogo mu gitondo nkashakisha ya 300 nabona nyaguye. Kuyagezaho ntabwo byari ibintu byoroshye, kuko nta mbaraga nari mfite zatwara iyo mizigo. N'uwa 50, n'uwa 70, nkaza akagira gute wa muntu nkamuhereza, nkamurya ry'itanu ryiwe. We yanywaga n'inzoga cyane, aho namusanga naho, ubwo nanjye nkajya mu nzu nkaryama. Kunuze ko none se nyuma yaho ngaho yuko ubaye aho ngaho utunze, navuga ko wari umutunze kandi uri umwana, wumva niki cyagwaga imbaraga zo kumva ukomeye, ukavuga ngo Mana uzandinde inzoga, uzandinde itabi, ariko ubona muri ubwo buzima ubayemo nyine bwari bubi nyine? Nigeze nicara ndavuga ngo uko biri kose ntabwo nari narabonye umuntu, ariko yumvaga mu makuru bambwiraga ku Mana, numvaga ibintu bihambaye. Iyo barambwiraga ngo kirazira kujya gusenga, ngo kwiteza Imana, ngo usenze Imana ikakumenya, biba ngombwa ko nyine ubaho ku mategeko yayo. None ndavuga ngo sinzigera niba, sinzigera mu inzoga, sinzigera mu itabi, ku byo nari nshoboye byari ibyo ngibyo. Navuga ni ahubwo hari umutima nabonye kuri mushiki wanjye, kuko nta bandi navugaga nari nzi, nta bandi waruzi. Navugaga nti nzabeshwaho no gufasha, ko yakundaga gufasha mu ubwo buzima bwe bubi yararimo.
ni harya gufasha si uko yatangaga ntabyo yari afite, ahubwo yakiraga abantu benshi, yatungaga abantu benshi, ababaga baje bagiye gusura kujya muri bunaka bararagaho, kandi ubwo rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko nawe atorohewe muri rwa rugo yabaga arimo. Noneho rero ndavuga ngo ngewe sinzigera nanjye nkimara kubona ibyo bintu biri kumbaho, ndavuga ngo ndabizi ninjya gusenga Imana ikambona cyangwa se ikamenya, nanjye bizaba ngombwa ko inshyiraho ikintu nyine kimeze uko njye numvaga ari nk'ikintu nk'itegeko kuyiba iruhande by'iteka, ariko nkavuga ngo muri jyewe uko numvagamo icyizere cyo kuvuga ngo ntawe nari nigeze numva basenga, numvagamo ko hari ikintu kitazangeramo, ikintu cyo kuba mu buzima bwo guhangana n'amategeko. Niyo mpamvu nagiraga yaba ari ay'Imana yaba ari ay'Imana, niyo mpamvu nagiraga ikintu cyo kuvuga ngo mbeshweho nkubwire ngo ngutwaze, ko iyo nagutwazaga ukampa iryo ry'itanu cyangwa se iryo jana byaramfashaga, narabahagaho, sinatekerezaga ikintu cya kanaka. Iyo nabaga ndi kumwe n'inshuti cyangwa se twana two mu rungano twatundi tuvuga ngo tugende tujye bunaka dukureyo wenda ni amapera nk'igiti, icyo kintu narakiziraga cyane, numvaga ari ikintu ntinye, nkumva ndashaka cyo kwiba nyine, cyo kwiba, kuko nabyibuka nkiri ni cyango hari nk'abana twakuranye burungano rwanjye, iyo bazanaga ibitekerezo byo kujya nko kwiba amapera ahandi, nahitaga ngira ubwoba mu mutima wanjye, nkumva ko ibyo bintu atari ibyanjye. uvuye muri ubwo buzima tugaruke mu myaka bw'umusore, none byari bimeze gute? Kuba umusore byakomeje, urugamba rwarakomeje. Kuba umusore byarakomeje, ariko nabwo aho nabereye umusore ntarahagera. Aho nabereye umusore naho nabereye umusore ndi muri gereza. Ugeze no muri gereza? Ariko noneho muri gereza wari wafungiwe iki? Natunzwe aho nari ntaragera. Noneho igihe cyaje kugera, ubwo urumva bwa buzima bwose wa muntu twaje kubana nkajya mutunga. Igihe cyaje kugera mike cyane rwose 12 13, ubwo buzima njye ubwanjye nkaba nzi ko ndi bugende Nyabugogo nkakureba umaze guhaha nkakubwira mu gutwaze, nicyo nari nshoboye. Ndabyibuka nuko umubyeyi ntamwibuka, hari umuntu nigeze ntwaza, turagenda tugeze, simbyibuka neza ko ni nko munsi ya Eto, kuko mbyibutse neza ni nko munsi ya abana mu hoteli Impara mo hasi mu myaka yanjye, nibuka ko niho hantu nshobora kuba nibuka, niyo muntu wasigaye mu mutwe. Naramutwaje anyitegereje abona ukuntu meza, aramubwira se wakana we bite, ni byiza, ese makuru ni meza, ese ko mbona ugiye gupfa n'inzara. Umubyeyi mbona agize impuhwe nyinshi cyane, abamama Imana ijye bamugisha. Ntekereza ko abamama bareba kure cyane. Twageze mu rugo rwe, natuye bya bintu, ariko ngo uretse kugenda, numva icyo gihe yari bumpe niba ari 30, sinibuka neza, ariko yahise ajya mu nzu areba ibyo gutya asanga babimaze. Yaragiye azana udushyimbo, ibishyimbo batetse, amenjagira haka amunyu, arangije arampera, zangije arambwira ngo unywe n'amazi ntacyo uri bube. Nuko yabonaga akavuga cyane kuvuga ngo ntacyo uri bube, kumwijwi rituje byagwaye icyizere, byahise bimpa izindi mbaraga. Urumva niwe muntu nasigaranye mu mutwe kugeza n'iyi saha, sinamumenya, gusa aho ariho hose navuga ngo Imana imumugisha, kuko niwe mubyeyi wa mbere nabonye ngira impuhwe. Uwa mbere ni mushiki wanjye, kuko twabanye muri byose. Uwa kabiri ni uwo muntu simuzi pe, ariko uko biri kose neza yagize icyo gihe, cyangwa se n'izo mpuhwe n'urwo rukundo, Imana iramufitira muzi. Imana imumugisha mwinshi cyane. Harya rero byaje kuba ngombwa ko wa mugabo nawe dutandukana, yaje kugira gutya barapfuye. Nubwo urumva akahakana n'ubundi karacyari inzererezi nta kindi. Mu kuba inzererezi naje kugira gutya, wa muntu wagiye butarabaza kongera agarutse, ariko asanga ubuzima bwanjye bwarabaye bubi n'ubundi bwaho bwo ku muhanda. Ariko njye impamvu mvuga ngo narushagaho ko
bwarandyaga cyane. Urabona ko bari abana bari mu muhanda hari ujya Yego. kuyobya ubwenge wenda bikamufasha niko nabyumva, cyangwa se niyo mbeho ntanayumve simbizi. Njye ubwo buzima bwanjye nabagamo nta tabi narinzi. Yewe hari n'abigeze kugerageza kunyigisha kuri nywa ariko biranga. Nakuriye rimwe biranga pe kandi ubu ni arangije ukuriyeho biba birangiye. arangije arambwira ati reka tugure iryo ariryo bitaga barigitaga imbarese umusinzi bavuga ngo niyo yoroha. Ambwira ngo akiranywaho tu ndakurura biranga, icyo uzaba cyo ntaho kijya. Ni ukuvuga ngo byaranze. None igihe kimwe nza kuvuga ariko ubundi wakwishakamo ukuntu ndimo. Ni bwanjye ndibuka icyo gihe nkura bayari 15 mu mufuka ndayishyura, ntabwo yamereza itabe narakuriyeho rinkubita hariya sinongeye kubyuka. Nabwiye ntabwo bikiri ibyanjye. Ubwo byaje kuba ngombwa ko urumva mu izo nzira zose muri bwa buzima bugoye hari inshuti z'amoko yose. Kandi izo nshuti cyangwa se nabo si inshuti nabo muhuriye ni Kigali. Nta ni Kigali nari mfite kuko sinari cy'abantu nyine mu gihe muri kumwe ku muhanda abo uri busangaho kwirigara niko nabivuga. None ariko ikintu cyamfashaga mu buzima bwose haba ni mu nkoni zo kwa muramu wanjye, ikintu cyamfashaga iyo nageraga ahantu umwana bari kumuhana ababyeyi be numvaga ari igihe babwiye bakakubwira ngo wa mwana ntukitwa, nahitaga ngita mu gutwi nkakigendana. Nkumva nigiye ugize gute ninjye babwiye, bigatuma mbaho mfite uko nigengesera, mfite discipline ugenda ukura ku muhanda mu bantu nyine mu babyeyi bari guhana abandi bana. Ariko ngewe nkakarahura ndafite aho nta naba mutwaje gasanga nk'abana bari mu biki n'ibiki bari none nkaba mvuga nti ariko njye ubwanjye nyine mpita niremera ubuzima ngomba kubamo mpaka ntarengwa. Wishyiriye amategeko akuyobora yanjye biramfasha. Igihe cyaje kugera rero wa mugabo wagiye butarabaragarutswe ariko arambwira ati n'ubundi ndi kugenda ariko hakugira ukomeze kuba muri ubu buzima. Nabaye muri gereza narafunzwe, hari uburyo ki ushobora kuba wabaho. Ndambwira se ni gute? Ndambwira ati aho hantu iyo mpageze nsanga nta Imana itagutungira hayitakubesha. Kuko muri gereza byari bimeze bite rero byaragezemo gute? Wa mugabo yarambwiye ati tuzamukane tujyana kuri gereza. Icyo gihe brigade yari kiri hariya n'ubundi ku Muhima byararebanaga. Ngira ngo na bamwe sinzi ko baranyibuka ariko ni ngewe inosa bareze nibo bandeze ndabizi. Narahageze arangije ahabwa hari atelier y'imbaho yabaga ku muhanda barayizi. Atelier yakoraga ibintu by'imbaho, ibintu by'intebe, harimo kudoda, hari ibintu byinshi cyane bijyanye n'ubugeni nyine ibintu by'imirimo y'amaboko. Noneho abanyururu b'icyo gihe ntekereza ko ubu ngubu sinzi ko bishoboka kereka ari Imana yashatse gutunga nk'uko yahantungiye. Birashoboka ku Mana nta kidashoboka. Njye natunzwe narezwe na gereza niyo yangize umusore kandi intunga ndafunzwe. Gute rero warezwe na gereza niyo yakugize umusore igutunga udafunzwe? Narezwe na gereza narezwe na gereza nderwa ingira umugabo ingira umusore ndafunzwe. Uburyo byagenze wa mugabo yarambwira ati tugende nkwereke uburyo ki. Yaragiye arabwira ati uyu mwana ni murumuna wanjye mugiye mumutuma hanze agenda abahahire aza umuhembe. Uri kuvuga ngo icyo gihe sinzi ndavuga ngo icyo gihe byari byoroshye sinzi ubu ngubu nimba bishoboka. hari kampani zihahira abagororwa. None abo bari abanyururu yabwiraga ntabwo yabwiraga. Ntabwo yabwiraga abayobozi ba gereza. Yabwiraga abanyururu barya bashinzwe gukora
imirimo ntago navuga ngo ni simbayifu, imirimo ya indi nyine muri atelier bari abanyuru basohotse bari nibo bandeze, nibo bangize umugabo, nibo bantunze, nibo bankujije. We yaragiye marabwa ati uyu mwana mujye mumutuma. Noneho uzi ko bari abanyuru baje ari iyo babaga bagiye ku masayiti gukora kuriya, wasangaga hari ukenera agasukari hanze, hari ubukenere umunyu hanze, hari ukenera amavuta hanze, hari gusa ariko nabwo cya kintu cyitwa ngo kirazira yabo ntabwo nabyagamo. Nta muntu wanumaga itabi, nta muntu wanumaga inzoga. Icyanjye kuko urumva hari ikintu cyankuriyemo cyitwa ubwoba, kubaho nakora ikintu gihabanye n'amategeko. Ndabyibuka nkigeramo, urumva ngiye nabagamo ngiye ngataha hanze, nirirwanaga nabo nkibera hanze. Noneho iyo nageragamo ugasanga untumye umunyu, ntumye birayi, ntumye umuceri, urumva iby'ubuzima bwa buri munsi ukenera. Noneho iyo nabaga nje, ndabyibuka nagezemo ndakana gato cyane. Iyo nabaga nje mbageze iruhande bansabaga iki, ubwo buri wese umpaye 100, umpaye 50, umpaye 200, ayo mafaranga niyo najyanaga hanze akantunga yayandi. Umwaka wa mbere nawo mazemo ndi muri ubwo buzima. Ndabyibuka ko hari n'umuzungu wajya guza gukoreshamo ibitabo, yari umuholandikazi. Yaje kumbona, hari undi witwaga Pacifique, niwe navuga ngo ni nk'umubyeyi kuko niwe wanyigishije gusoma no kwandika. Uwo Pacifique ariko arangije aranshishikariza, arambwira ati hanze hari ahantu uzakura amashuri bigisha gusoma no kwandika, genda ubijyemo wige gusoma no kwandika. Wige, arambwira ati n'indimi barabyigisha byose. Igihe cyaje kugera rero, urumva aho hantu wagiye kubyiga, aho hantu narindi muri ya gereza, we naragiyegayo nkiga kuko urumva nirirwaga muri gereza kuri ya site ya hanze, ntabwo ari muri gereza imbere. Naba mvuye muri ya mirimo yanjye ya buri munsi, kubagurira utwo tuntu bakeneye kugira gute. Narazaga wa mugabo akaba bambwe nka 8 akambwira ati none ndara amasaha arageze. Nava ngo nkigeraho ni wese ufata inshingano yanjye, kandi nawe ari umugororwa. Atangiye kunkurikirana, ambwira none amasaha arageze, igihe njye ku ishuri. Nkagenda nkajya kwiga, ejo mu gitondo nkaza muzanira ikayi. Akambwira noneho ari imibare niyo wanyigishije, kubyumva. Akaza akambwira babiteranya gutya, babikora gutya, naho muri cya gihe kindi cyo hasi yaho nakuvuga ko sinigeze nirimuka mu mwaka wa mbere. Ukiba muri bwa buzima kwa muramu wawe. Sinigeze nimuka mu mwaka wa mbere. None wa mugabo uwo Pacifique wari ufunzwe, sinzi ko nimba kinabaho, niwe umuntu wagize ishyaka cyane. Akambwira agenda ujya kwiga, nkagenda nkiga, nkamuzanira, naza akambwira ibihekane babitondekanya gutya byose. Ubwo aba ari we muntu ufatiye mbere ku buzima bwanjye. Ubumenye gusoma, mbamenye gusoma, mbamenye kwandika, haza gukurikiraho ikirurimi rero. Arangije ambwira ati noneho rero uko bimeze kose nta kindi, kuba umaze kumenya gusoma no kwandika. Arambwira ati ese uzashaka ikindi ukora. Subi inyuma nigeze mbabwira ku by'uwo muzungu. Uwo muzungu yajyaga azaje gukoresha ibyo bitabo ku Pacifique wo mu Holandi, aza kubona imico mfite. Arangije arambwira ati uyu mwana ndashaka kuzamutwara. Icyo gihe yabiteguraga avuga ko yantwara, sinzi byaje kubona ngo yarapfuye. Ubwo ibyo biba birangiye gutyo. Rero ubwo yagereza babayemo igihe kinini cyane. Ugereranyije n'imyaka ingahe wabaye? Ugereranyije n'imyaka 8, kuko niho nabereye umusore, niho nahinduriye ijwi kandi nagezemo ndakana. Rero ikintu cyamfashije byagomba gushoboka ko nagomba ya myitwarire cya kintu nariremyemo, byagomba gushoboka ko nayo kuvuga ngo uyu muntu ko amaye amafaranga ngo ngende kumuhahira
wakumva kwigendera kuko ntiyari afite gikurikirana ariko nagenda nkabihaha byose ukabizana buri wese ubwo urumva babaga bateresa abasiriviya ntabwo byari byemewe icyo gihe yari amanyanga ariko bamusiriviya baterese akabereka nabwo akarebamo ko nta kintu kibi kirimo siriviya yaba umwana mwiza akambwira ati ibyo ukora byose umunsi bagushutse bakazana mu itabi cyangwa inzoga bazagufunga nawe icyo kukimbwira nacyumvaga cyane ya nzoga rya tabi nabaga nzi ko ari kirazira kuri jyewe nkazanamo bya bindi byo biribwa noneho na bamwe mu bayobozi ba gereza nabo baramenya bakajya bantuma cya bintu bakeneye nkagenda nkajya kubizana. Ubu kuriye muri gereza ubu ngubu uri umupapa? Mbomba nkuriye muri gereza ahubwo haza gukurikiraho ikindi gihe cyo kuvuga ngo ese nzajya kurira mushiki wanjye gute. Kuko urumva icyo gihe ntabwo yari azi ubuzima mbayemo ntabe namba nta kintu yantekerezagaho nta kintu yari azi cyanjye. Byaje kuba ngombwa ko namanutse njya kumureba noneho we abandi bana urumva kurya wakuranye n'abana bo baramenye ariko nabwo ntibamenye byo kumenya barashishoje bavuga ati uyu ntiyaba ari inosa kuko narahindutse urumva warakuze urumva mu myaka 8 niyo nabazemo ahubwo hari mu myaka hafi 10 ninga nyine mu myaka barubwagweruka gufite imyaka 8 gutyo ubwo giye muri 16 naho ngaho 17 no bambonye koko uko bivuze n'ukuri bambonye mu myaka 10 yanjye 17 18 gutyo noneho bo barashishoza aho uyu si inosa bakivuga ngo dore inosa yaje sister yaje yiruka nkaza kundeba amabyiringiro anyuraho we yagiye gutegereza akandi kana kuko yumvaga ariko gaturutse iyo hiri noneho ajya kubonabona nsigara ndi kumukura nti ni njyewe biramurenga kuko ntabwo yari azi ko nyibaho. Igitangaza gikomeye nawe wa mugabo wari uzi ko nzapfa ntabwo yari azi ko nzabaho wa mugabo ko mbitekereza kose kuko ubuzima yanyuzagamo ntabwo ari ubwo ushobora kuvuga ngo uyu azaba umuntu bigatuma hari aho ugarukira mu magambo wamubwira cyangwa se mu buryo ki wabana nawe ariko we ibyo yankoreraga bishoboka kuba cyangwa se sinayigiye nyine wenda ntabwo ari nanjye nyine arafite urwo rwango n'umugore we ntekereza ko yari azi ko bizarangira ntawe uzakura yumva ko ntacyo uzavamo. Oya noneho ku mugoroba sister turazamukana tugiye kumureba ndamuhobera iruhande rwe hari umuntu hitwaga Amahoro niwe wavuze ijambo ndarisigarana mu gutwi aravuga ngo wasigaye agusumba yahise avuga ngo asigaye agusumba ndavuga nti koko se ngayo ngo ku rugendo rw'ubuzima bimwe muri ibyo ngibyo naho byahereye ariko cyane cyane sinabura mboneraho gushimira abantu bose twabanye cyangwa se bamfashije mu icyo gihe bamfashije mu gihe gikomeye ntabwo bazi ibyo bakoze cyane nk'abo ngabo bari bafunzwe bamwe ubu baranafunguwe simbizi nta mateka yabo nyamenya ariko hari ubuzima icyo gihe nkirimo aho ngaho Imana aho hantu njya mpakura isomo rikomeye cyane niyo bakujyana bakujugunya mu mazi mu nyanja Imana yahagutungira ukabaho ugakomera ugakura kuko iyo ntekereje ubuzima bwanjye icyo gihe ntekereza ko kwa kundi tubona umushwi w'inkoko usigara ari umushwi nyine ipfuye agasigara agashwi karya ubona ko butari buke kakiriho ariko wa mushwi ukabaho. Nsanga aho hantu Imana yari ahandindiye cyane kugeza ku munsi wa none rero Imana iracyandenze. Ndi umukristo ndiho ndashima numva izo nzira zose kuzinyuramo byampaye kumenya
kubana n'Imana. ntabwo turi buvuge byinshi ubu ngubu. Noneho iyo Imana yakwirindiye ku muhanda, ntunywe itabi, ntunywe urumogi nyine, ntunywe inzoga, ntunywe kore, kuko waba umwarabaga ko nayo kore banywaga icyo gihe, kore niyo yanyobwaga cyane. ubona yari gufiteho uwuhe mugambi? ubona hari kubera iki yakurinze ibyo byose? Impamvu sinzi impamvu yayo, ariko njye ngenekereje mu byanjye uko mbibona ubu, ni bya bindi ivuga ngo ni ukugira ngo igaragaze gukomera kwayo. icyo ni icya mbere, gushyira hariya Innocent abo umuhamya wo kubihamya, wo kubihamya, abo kuvuga, kuko ninkubwira ngo Imana irarinda, ndaba mbizi ko yandinze abantu 11 mu nzu, dusigaramo turi babiri. Cyo ni igihamya cya mbere kuri grenade. Bwa kabiri nigeze indi ndwara icyo gihe, nabwo ndi Cyangugu, shiki wanjye arayizi, indwara bitaga kolera. Twageze kwa muganga bavuga ngo byarangiye, napfuye. urwo ngurwo irarukuraho, kuko nanjye byaba byarangiye uko biri kose. Birarangira, biza bifata iby'ubuzima bwanjye bwa none nagiye nyuramo. Nsanga Imana yaragiye ishyiraho ingabo nyinshi cyane, ibihumbi byo kundinda. Iyi saha navuga ko buri muntu wese uri mu buzima bugoye, bukakaye cyane ku bana batoya, burya hari ubuzima abana tubona babayemo, kugira ngo hari ubundi bakabona ko ntabitekerezaho, umwana ntabitekereza, ariko burya umwana atekereza cyane ku buzima abayemo. Nuko badafite imbaraga zo kuvuga ngo nabivamo gute, cyangwa se hakabaho n'ushoborwa na cya kigare nyine kikakwitwarira, kikagushyira mu biyobyabwenge, abo bariho. Ariko burya umwana abasha kugira uruhare runini cyane gutekereza ku buzima bwe. Uwo muntu rero nkaba navuga ngo ku muntu wa none, nimba umuntu yarangabura ibishyimbo nkaba ntaramwibagiwe, kandi ko sinamwibuka, sinzi Imana aho ari, nimba yaranapfuye, abana b'Imana izaba umugisha mwinshi cyane, kuko yandengeye icyo gihe. Rero ubwo ibyo byose mbyibutse, nibuka mpita ntekereza ko Imana ishobora byose, hakinanira. turi kugera ku musozo ubu nguko, Imana yarakubagira urubaka, ufite abana. Imana igihe cyaje kugera, gira umugabo, kuba ndi umugabo, mfite abana 4, nabyo ni ubundi buhamya buzaziramo. Iki saha ubundi kumwe n'abana, ubu ngubu umeze neza, biragaragara rwose, biragaragara. Noneho ese message wahereza imfubyi, baraba abana bari ku muhanda, cyangwa se igaburiya hari n'abari mu ngo batamerewe neza benshi cyane, bari mu ngo ni benshi cyane. message wahereza umuntu uri mu bigeragezo runaka, cyangwa se uri mu bibazo runaka, ni iyihe message namuha? Ikintu cya mbere gikomeye, kumenya kubana n'Imana. kuko icyo gihe ntabwo wasengaga. Sinasengaga, ariko nari mfite ijwi ryari rindimo. Nagenderaga bavuga ati Imana uzandinde itabi, uzandinde inzoga. Kuko urabuso n'ugusenga buriya, kure n'ugusenga. Yes, kuko ndabyibuka cyane. Burya kandi n'ubu no mu bihe nk'ibyo ngibyo, kuko hari ibintu nagiye nsaba kandi byagiye binambaho. Ujye wirinda kuvuga icyo ari cyo cyose, Imana iracyumva, icyo usabye irakiguha. Icyo navuga rero ku muntu uri mu buzima bugoye, ubupfubyi, mbere na mbere, kumenya ubuzima ubayemo birafasha. Kwimenya kandi ukumva ko uko ubayeho ntubishyire kuri kanaka, ubishyira ku miryango. Oya, kwimenya ubwa. Ikintu cyamfashije cyandengeye kugeza ku munota wa none, ntago nigeze nibagirwa mw'iyo ndaro, aho nabaga ndyamye hose, nabaga ntekereza aho nanyuze hose. abo muri quartier aho sister yarashatse, bo bambera ababyeyi, bo barabizi cyane, abahamya.
ni ukuvuga ngo kwimenya, iyo mfubyi nayibwira kwimenya, ubayeho mu buzima bugoye ubwo ari bwo bwose namubwira kwimenya. Wamara kwimenya kandi ukishyiraho umupaka, cyangwa se we ukiremera amategeko akugenga, ukiremera wese wayikoreye ukiremera amategeko akugenga na za kirazira ukazishyiraho. Nk'ubu iyi myaka nyigezemo nta muntu turahurira wenda ngo yagiye no kundega cyangwa se twanahuriye kuri polisi. Ibyo byose cyabinkoresheje nta kindi, ni amategeko nihaye. Biraza iyo ufite amategeko bigeraho ukamenya icyo wemerewe n'icyo utemerewe. Ushyiraho amategeko ugashyiraho kirazira n'indangagaciro. Kuvuga ngo ngomba kwinjira mu nzu y'isaha, singomba kugenda n'abantu bameze gutya, ngomba kwitwararika mu buryo ubu n'ubu. Ibyo narabikoze bimbaho mbuwo mbaye wa none, biturutse mu kwimenya. Ikindi cya kabiri, kwimenya ni icya mbere. Amateka yawe yakubera urufunguzo, guta amateka bikakubera kwiyibagirwa ubwawe. Kwirangiza no kwica, no kwiremera ikikurimbura. Kuko wamaze kumenya amateka uravuga ngo ntibicara barya. Oya, uriya nubwo wicaye kuriya, ariko nge amateka yanjye ntabwo yumbize, ntabwo nyemerera ntabwo nyemerera kwitwara gutya. Ntibavuga barya, ntibajya hasi impemero, iyi nzira si iyanjye. Njyewe uyu sinemerewe gukandagira kubw'amateka, kuko uzi ko ikiri buze kikagusanga muri ya nzira nta kirengera. Yego, hari ushobora kwikandagiramo hakaza abandi bakahamukura, ariko ubwawe iyo wiyize kirazira ukayishyiriraho, ukaba muri ubwo buzima bwawe, ukamenya ko ubuzima ari ubwawe n'Imana. Ikindi kuri uwo muntu rero, umuntu uri mu buzima nk'ubwo, cya mbere wari ubimbajijeho ni ukwimenya, kudasinzira na gato, witekerezaho, ukaguma witekerezaho ku buzima bwawe. Ngiye nkubwire ngo nabaga ntwaye uwo musigo nkagenda nitekerezaho, bizarangira ryari? Ni njye ubwanjye wigishije kwambara urukweto. Wenda bodaboda zije ejo bundi, ariko nakambira njye ubwanjye wayigishije, ntawayinyigishije. Noneho ikindi cya kabiri, urumva kwimenya, icya kabiri ni ukunyurwa. Kubwo urumva icyo gihe nari mbayeho mu iyo gereza yankujije, yonza kuba ndafite kunyurwa. Nk'uwampaga nk'ibihumbi 10, hari n'uwampaga ibihumbi 100, akambwira ati genda unjyanira umpereka naka nahakora na, cyangwa se umuryango wanjye azabayo kwishyura ishuri ry'abana. Ku cyo gihe ngira ngo icyo gihe babonaga amafaranga, sinzi abungu uko babayeho, ariko icyo gihe ngira ngo babonaga amafaranga. Noneho icyo gihe iyo ntaza kugira kunyurwa, nari kuvuga ngo aya mafaranga ko n'uri untumye ntamuzi atanzi wayatwara. Yego, ayo mafaranga gukira vuba uciye mu zabusamo. Ahubwo se ari bugukize nyine ibitekerezo birakuba, kuko nimba umuntu adashobora gutinya guhemukira 10,000 cyangwa 5, urumva no muhereze 100 n'ibindi bintu. Kwiga kunyurwa. Ikindi nshobora kubwira umuntu nk'uwo nguwo ubayeho kumenya Imana, kuko muri ubwo buzima bwanjye niho namenyeye gusenga. Nyuma none ariko gusenga byaje nkuze, muri ya myaka yanjye 18 niho nize gusenga. Byari byo uko bikorwa mbibamo. Discipline ugira yagufashije gushyiraho amategeko n'amabwiriza kugenga. Iyo discipline yaturutse muri za ndangagaciro, kwimenya. Kandi nongeye kubwira ko iyo wahanaga umwana wawe kuri ubyumva, njye ubwanjye numva ko ari yo bibwiye. Aho natambuka ngumva bari kuguhana, byabaga ari ibyanjye, cyane. Rero icya mbere kwimenya, kunyurwa no kumenya Imana, nicyo nabwira umuntu uri aho ahantu muri ubwo buzima, kandi hakitagira iherezo. Turasoje inosa dusengere, kuko
urakoze ku kiganiro dusangije. Muri make ngiye nkuyemo ibintu bitatu. Niba uri imfubyi, cya mbere ugomba kwimenya. Ikindi, niba bari guhana ahantu umwana, umubyeyi ari guhana umwana, bitega amatwi, kuko umubyeyi ntabwo ari aba umubyeyi ku bana yabyaye gusa. Bivuze ngo n'uwo nguwo ni umubyeyi wawe, byumve ubyishyire, wumve ko ari we wabwiye, kuko nyine ari guhana umwana we kandi ntabwo ahana umwana wamwanze. Kandi igihe iyo wabaga uri guhana, twumve kugira bize kumvikana, wowe uri hano uri umubyeyi uri kwisararanga ku mwana wawe yakoze iki kintu, birababaje kugira ngo umwana wawe ntaze gucyura icyo kintu, ahubwo gitorwe n'undi muntu uri inyuma y'igipangu, uvuye uri kwitambukira icyo kintu akibeho akigendereho. Byaramfashije cyane, byaramfashije ko nanjye wa none ntabwo mvuga ko hari izindi mbaraga na sisi urumva twagiye tumarana igihe gitoya cyane mu gihe cye nzi cy'igitsure cyangwa se ntacyo azi. Ngira ngo twabonanye ndi umusore kandi ntiwamuhana ari umusore ngo azakumve. Byose byaremererwaga muri bwa buzima, muri ya boberi, muri bya biki, muri ya gereza, muri aho hantu aho ngaho. Icyo nabwira buri wese, icyo namubwira ngo icya mbere na mbere habeho gukomera ku Mana, ubuzima bwose burahinduka. Burahinduka, nta Imana itagukura, nta nayo itakugeza. Nimba Imana ibasha gukuza Mayibobo, nibasha gukuza Inosi yarankujije, igitangaza gikomeye, nshobora kuba ndatunze ariko igitangaza kiri mu kuba narakuze. Igitangaza kandi ko warakuze ukaba ugihumeka, ibintu byose birashoboka cyane. Kuko igitangaza kiri muri byo ni ugukura, kuko ibindi byose si bibi tubona, burabibona. Wabibona umuntu yaguha inzu, ariko umuntu ugukujije buriya agwe gukura nicyo mpamya ko ariyo mpano ikomeye. Kuko ni ibintu umubyeyi wawe atagukoresha. Umuntu yabyuka mu gitondo akavuga ati Innocent twariye inzu, yayiguha. Ariko ntabwo yakubwira ati Innocent ngo waye ku mwaka umwe kugera 17, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka. Rero iyo ikoze ibyo ngibyo, ntekereza ko n'ibisigaye izabikora. Okay, turasoje noneho tureka ubutaha tuzazane Mama Byiringiro mutuganirize none nawe hari tubwire uburyo mwahuye n'uburyo uri umusore. Kandi n'ukuri ndabishimye ubuhamya bwawe bwubatse benshi. Ni umuntu izere ko umuntu uri kubyumva hari isomo buri umusigire. kandi niba nawe ufite wabayeho muri ubu buzima bwa Innocent yadusangije, uyu ni umugabo wo guhamya ko Imana ikora, kandi nawe ibyo ahamya ni ibintu yabayeho mu myaka irenga 17. Urakoze cyane Innocent. Urakoze cyane. Yego. Nuba twashima Imana. Yego. Tugasoza. Yego. Turagushimiye cyane Mwami Yesu. Turaguhimbaje kuri Imana izi byose, ushoboye byose, uri Imana izi kurinda. Tugushimiye ko uri Imana idategwa, uri Imana idatungurwa, ko abantu turatungurwa ariko we ntutungurwa. Shima kubw'ibyo wakoze, kandi ibyo ugikora biracyari bitangaza. Uko twubwacu biradutungura, biratunezeza iyo tubibonye. Nushimwe, sanga buri wese uri burebe iki kiganiro, umugire neza, umuhe gufashwa nawe. Mwami, ari abari mu buzima bugoye buruhije, buri wese umuhe kwitekereza no gutekereza ku mateka ye. Urakoze cyane. Sanga abana bari mu nsi y'ibiraro hirya no hino, abari mu biyobyabwenge bitandukanye, abo bose ubahereza umutima wo kukumenya no kukwegera. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami Yesu, ni mu izina ryawe Yesu. Amen.